ariko inama ya mbere iri na rusange muri by'ukuri urabikunda icyo cya mbere njye nicyo kintu cya mbere mbaca kubaza urabumva ubikunda wumva ari ikintu wakora nk'umwuga ibyo birahagije ikisigaye gusa ni ukureba umurongo uzabiha kandi ukaguma ku murongo wawe yego nabivuzeho nanabikomojeho byabayeho numva nyine koko ibyo bintu nabireka ariko amahirwe yabaye nyine nuko nagize abantu bandi iruhande bambwiye bati oya ntabwo wabireka bino bintu birashoboka ahubwo kora biragaragara ko ibintu bizakunda reka wenda nyubakireho mpite nkubaza ngo hari habaye iki kigusunikira kugera kuba wafata uwo mwanzuro ndumva ngiye kubireka ni ikintu nagiye niga mu buzima bwa buri munsi nari nananiwe gutegereza kandi ni byiza ko ugomba gutegereza nyine numvaga nyine biri kuntindira kubikuramo icyo numva nshaka kubikuramo bitewe na za nzozi navuze nari mfite numvaga rero biri gutinda ndabona biri gutinda ngiye kubireka yego ariko ngira amahirwe nyine abantu bambwira ati reka ubire kujya hese tuguma hano dukore yego bibaho gutegereza birakomeye ni isomo rikomeye cyane isomo rikomeye nibaza ko urimo nko mu gatwiko katinjiza ariko no mu mirimo yose nyine ni byiza gutegereza nyine ibintu byiza bisaba gutegereza urihangana ntabwo wakora ikintu ngo ubyuke mu gitondo cyahise gikunda uracyubaka nyine bisa cyane wakoze yego twakiriye umujene uri hano imbere yego twibwira hanyuma uganire na King James. Murakoze, amazina yanjye nitwa Niyokwizerwa Moise, nkaba ndi umunyeshuri mu kigo cya Club Hotel TSS Food and Beverage Operation Level 3. Ikibazo ndi kumva nakubaza, urabona hari uburyo tujya twumva ngo abahanzi baba bazi kwandika bafite uburyo hari abandi bahanzi babandikira, nawe hari igihe ujya ukenera umuhanzi wakwandikira indirimbo cyangwa se tugende ku bijyanye na business, nanjye njya nifuza kuba nanjye nazarema business yanjye, watubwira uburyo nyine wayimanaginga ku mafaranga make waba utangiranye ariyo yose? Murakoze. Murakoze cyane. Yego njya ngira abantu bamfasha kwandika bitewe n'indirimbo ngiye kwandika 99 naziyandikira, ariko hari igihe ukenera, hari igihe wumva ukeneye nyine vibe niba ariko nabyita z'abandi bantu kugira ngo nyine ibitekerezo byawe bitaguma ari bimwe uvangemo n'utundi tuntu. Rero navuga ko nibyo navuga ndajya mbakenera, si kenshi ko bijya bibaho. Icyo navuga rero ku kijyanye no gutangira n'igishoro, ndabizi ko igishoro kigoye pe mu rubyiruko cyane nyine igishoro kiragoye, biranumvikana kandi kuko ntabwo baba wagatangiye gukora kugira ngo ubone igishoro. Ariko kwa kundi nabivuze ikintu ukunda, hari igihe nigeze kubona abantu bajya bavuga ngo ukabona nk'umuntu yavuze ngo yatangiriye ku nkoko imwe abantu bakamuseka ngo arabeshya, ngo yatangiye ku nkoko imwe ngo akaba akize. Birashoboka cyane kuko uwo muntu aba afite iyo passion. Iyo ufite iyo passion wemera no gutegereza nyine, agategereza iyo nkoko nyine zikazavamo inkoko nyine nyinshi, akihanganira icyo kintu. Navuga ngo nyine mu kintu uzumva ufitemo passion, numvise n'ibintu uri kwiga, ntuzatinye kuvuga ngo ariko watangira ngakora isabune imwe n'urugero niba nibyo uri kwiga cyangwa n'ibya food, cyangwa ukareba ikintu wakora mu byo uri kwiga nyine ukahera ku kintu kimwe, bishobora gukunda ukagenda uzamuka, ubwo nyine aje de poche ukamenya ukuntu uzajya ubika, noneho kazahera aho ngaho. Okay, mbere ko dutanga umwanya hepfo nawe bakongera kakubaza, hari icyo yarabaje ati uriyandikira uti yego 99, ariko hari ibintu tubona nakwita ko ari nk'ipfunwe abanditsi badahabwa credit bakwiye. Ukivugaho iki cyane ko ni kimwe mu bice bikomeye cyane mu muziki wacu, ukabona nk'umuhanzi nyine yarandikiwe ariko ntashaka kubivuga, ntashaka gutanga izo credit, ukivugaho iki? Kirahari ndanabizi, ariko nibaza ko ni ikintu kiba kigomba kurangira. Nibaza ko ni sosiyete muri rusange uba udashaka ko yumva icyo kintu kuko atari ko bamenyereye. Ni nk'ukuntu kera bavuga ngo umuhanzi utazi gucuranga asabaho, ushobora kuba umuhanzi utazi gucuranga. Iryo pfunwe nibaza ko ariho rigenda riva ngo ni umuhanzi ariko ntabwo yandika, site bibaho. Yego ushobora kuba ufite ijwi ryiza ariko utazi kwandika. Bikaba ngombwa yuko haba noneho iyindi business mo hagati y'umwanditsi n'umuririmbyi. Icyo kintu nibaza ko kigomba kuzakosoka nyine n'abanditsi bakajya bahabwa agaciro kabo, kuko deja indirimbo yanditse neza ni naho bivira indirimbo iba nziza. Urumva umuntu aba afite uruhare runini mu ndirimbo, bakwiye kujya bahabwa nyine credits.
Okay, hari abo se twaziha muzawe basi nabo baze kwishima kuko bashaka kwita bagati aha ko yabivuze akabisimbuka. Ya nibyo nk'indirimbo nagiye nkora na Pastor P nyinshi yagiye yandikamo se na harabandira Dani Vumbi nawe ari igihe ndumva turebe indirimbo nawe twandikanye ndumva ikindi n'abaproducer twakoranya kenshi mujya inama muri studio ushaka kuririmba nk'ijambo akakubwira toya twashyizemo irisi mukaguragoza paka muribonye unibaza ko umuntu nawe aba yanditseho quand même so nibaza ko ya Okay, merci urakoze reka twongere tujye kuri ruhande rwo hepfo. Murakoze, amazina yanjye nitwa Uwiduhaye Emile, nkaba ndi umwarimu wa Club Hotech, nkaba nigisha ibyo gutunganya imisatsi ndetse n'ubwiza. So ikibazo cyanjye kirabaza giti ko umukanya umaje kutubwira ngo akenshi uyandikira indirimbo 99%. Ese wandika ukurikije ibyumviro byawe cyangwa wandika ukurikije story z'abandi ubona hano hanze? Watubwira ni iki kikwenspira kugira ngo wandike indirimbo? Uraryamuka yirota ugendera kuki kugira ngo usohore indirimbo? Kwa kenshi indirimbo uririmba ziba zijyanye na feelings ku bantu cyangwa se amarangamutima. Tubwire rero tumenye imva n'imvano igutera kugira ngo himbe izo ndirimbo. Murakoze cyane, nabyiza guhura n'umwarimu muri abantu b'agaciro cyane mukora ibintu byiza nimwe mutugejeje hano nyine. So navuga ngo rero kwandika hari zizana n'ibyiyumviro byanjye ariko akenshi umuntu wandika bameze nk'ushushanya. Nshobora kubona ikintu nkakishyiramo nkakirimba nkaho ari ngewe nkatekereza nyine ako gahinda ufite uburyo kakubabaje nkabiririmba nyine nishyize mu mwanya wawe. Kimwe nuko hari n'igihe hari indirimbo yitwa ese warikiniraga n'umuntu wamamagaye kuri telefone arambwira ati numva uririmba ibintu ariko njye mfite ikibazo umuntu yarankinishije rwose ndumva wabiririmbaho baransobanurira ukuntu ibintu byagenze ndavuga okay nzabikoraho. So ndi muri studio rero mbiye gukora indirimbo na Clement numva ko kantu karaje wa muntu ko yabimbwiye ntangira kwandika gutyo birangira yiswe se warikiniraga ariko urumva aho yavuye. So biterwa rero cyane naramukundaga tujya ku ishuri warabibonaga ku ishuri ko bihari nyine. So nuko nguko nandika muri rusange nkurikiza ibyo mbona nkamera nk'uri kubishushanya ariko hari n'ibyo nanjye mba niyumvamo nkabiririmba. Yego. Okay, urakoze cyane. Yego, tugeze kuri yego ni karibu. Murakoze, amazina ni Tuyizere Shatari, ndi umunyeshuri wa Club Hotech, trade ni level 2 tailoring. Ikibazo nibaza turi kuvuga ku rubyiruko, hari urubyiruko rwinshi ruba rufite impano ariko bakitinya. Abo bantu urwo rubyiruko rukitinya ni iyihe nama wabagira kugira ngo aho ugeze nabo bazahagere? Ikindi ku bijyanye na tailoring ndifuza kuzakora business, ni iyihe nama wangira kugira ngo nzabe ku rwego rwo hejuru mbe umufashion mwiza? Murakoze. Murakoze cyane ku kibazo cyiza. Ubundi kubwira umuntu ngo ntiyitinye ntabwo bihagije ahubwo ubwe bisaba ko abyiyumvamo ko atagomba kwitinya. Nabwo kubisobanura biragoye kuko umuntu witinya biragoye no kumubwira ngo wikwitinya byonyine. Ariko icyo namubwira nuko nta mpamvu yo kwitinya ko iyo ubonye abantu bakoze ibintu bigakunda kuki se wumva kutabishobora? Nawe wabishobora. Ikiba kibura nicyo cyizere nyine ugomba kwigirira. Hari n'abantu batinya kubaca intege nk'uko mwaherekanye muvuga bikarushaho no gutuma yitinya. Ariko uri kubimubwira kuki se we hari ibyo akora bigakunda, kuki we atabikora ngo bikunde se? Nareke kwitinya rero yumve ko nyine ashoboye kandi turi mu gihugu umuntu wese afite uburenganzira bwo gukora ikintu yumva cyiza akagikora. Nareke kwitinya akore. Ikintu kindi warumbajije ni ikijyanye inama wamugira ashaka kuzakora business ya fashion kandi birajyana n'umuziki. N'umuziki rwose yanakwambika mu bihe biri imbere. Why not? Cyane birashoboka. Inama ya mbere ntabwo wenda nzi cyane mbizi cyane ariko inama ya mbere iri na rusange muri by'ukuri urabikunda icyo cya mbere. Njye nicyo kintu cya mbere mbaca kubaza urabumva ubikunda wumva ari ikintu wakora nk'umwuga ibyo birahagije. Ikisigaye gusa ni ukureba umurongo uzabiha kandi ukaguma ku murongo wawe ugatangira wumva ko ugiye kubaka ikintu kirekire. Yarambajije ni ikijyanye na nkawe ngira ngo niba koko numva
nkomeje ndakomeje ndetse cyane ahubwo ndakomeje cyane. Iyi myaka 20 izaba ishize hari igihe ukora ikintu ukumva noneho kira ku motivatinze ukumva ugize ubundi bubyutse. Umuntu wabyanditse nta nubwo ari njye watangiye abivuga, ngira ngo umuntu wabibonye aravuga ati akuzi ko bigiye kuba 20 years ari muri music industry. Nanjye mbyumvise nabone ko nsubije ijambo ko mbona nibyo ndetse bindimamo ikindi kintu numva meze nk'umuntu wongeye kubikunda. So urumva rero imyaka yo nongeyeho indi myinshi. Yego. Thank you. Urakoze cyane. Njyana turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twahereye kuri password zawe ariko kandi ndifuza yuko wanatubwira iyo noneho challenge zihari, haba hari n'amahirwe. Dusoreze ku mahirwe. Amahirwe abanyamuziki bafite uyu munsi nayahe, bayabyaza umusaruro gute cyane cyane mu buryo bwo kubigira business no kugira ngo bibungukire amafaranga? Nacyo ndibaza kivuzeho. Ntabwo ubu bikimeze nka kera nyine. Kera nyine waba ugomba kuba ufite nka CD cyangwa agakasete ukakazana hano byari bikiri ruguru agakasete. Yego. Ubu rero ushobora gukora ikintu cyiza nyine ukagishyira kuri YouTube, isi yose nyine ikakibona, abantu bakagukunda. So rero ni amahirwe akomeye cyane abartiste bafite kandi bagomba kubyaza umusaruro. Nabyo byoroshye, abantu batabyumva gutyo ngo bagire ngo biroroshye, ngira ngo mugenzi wacu uri hano arabizi. Ariko nanone ni amahirwe ashoboka, ahubwo no kubishyiramo imbaraga nyine ugahozaho ukomeza ukora. Ntabwo ushobora gukora indirimbo 10 uzaprodinga ngo azabure umuntu ushobora kumva indirimbo yawe mwayikunde cyangwa 2. Abantu 2 rero bavamo 3, bakavamo 4, bakavamo 5. So rero ni amahirwe muyakoresha. Okay. Reka wenda dusoreze ku bibazo bibiri. Mu myaka ya 20 umaze mu muziki, ninde muntu ukwiye gushimirwa cyane? Wenda 2 bakwiye gushimirwa cyane ko bari bahari ku bwawe. Ngiye kubavuga baba benshi cyane kuko ni benshi imyaka 20 nshobora huye na benshi bagufashije bagize gute. Ariko by'umwihariko ngewe nashima umwe n'abafana banjye bambaye hafi. Iyo myaka ni myinshi kandi nibo bakomeje gutuma nyine nkora koko, iyo batababona ari no kubyorera ba mugani. Harimo bageze gusaba nko guhimba indirimbo runaka? Ya cyane byagiye bibaho. Impamvu nanabivuga muri rusange mbashima nuko naho ngiye mu gihugu cyose tuba turirimba n'abazi indirimbo tubyinana. N'ibyo nagiye mvuga by'uburyo none izi ndirimbo zagiye zihuza abantu mu bukwe, usanga umeze nk'umuntu ufite famiye nini cyane. Famiye nini cyane y'abantu benshi cyane. So navuga ko nibo bantu nashima kuko bagutse, ariko umuntu umwe umva nakora urutonde rurerure. Okay. Byoroshye gute, bikomera gute kuba King James? Kuba King James biroroshye, no kugumisha ibirenge hasi nta kindi. Nta gikomere rero kirimo. Okay, ni sawa cyane. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ugeze kuri album ya 8, ngira ngo niho twasoreza. Ugeze kuri album ya 8. Gukora album ni ikintu gikomeye cyane. Ukagira 5, 6, 7 uri kwitegurira ya 8 kuyishyira hanze. Nagira ngo tube ariho dusoreza. Ni album imeze gute, niki twabwira abakunzi bawe, cyane ko bamwe batanye kuryoherwa n'indirimbo mu kanya tuzana gusoreza ikiganiro cyacu. Indirimbo nshya weruka gushyira hanze, ni album imeze gute, niki wabwira abakunzi bawe mu rugendo noneho rwo guhera ku myaka 20? Sinzi niba tuza kwiha kuzagaruka tuganira ku yindi 10 cyangwa 5 simbizi, ariko why not, birashoboka ko twanakwiha 30. N'icyo ubwira abakunzi bawe cyane cyane bijyanye no muri ibyo bikorwa bikomeza? Iyi album ikintu nayivugaho nuko yagiye ihinduka muri rusange. Ubundi iyi album njya kuyikora nayikoze ari indirimbo 8 zituje nziza cyane nanjye ubwanjye nkunda, ariko yigeze kuyivugaho ko ni business, ari ibintu bihinduka bitewe n'uburyo uri kubona ikibuga kimeze, n'ibyo ugiye kujyamo, naho umwaka ugeze, ibintu bikaba byahinduka. Iza kwiyongera muri zino zondi za Moana. So yahise iba album rero ivangitiranyije, irimo uruvange rw'indirimbo zibyinitse n'izituje. Navuga ko ari uko nguko album imeze, ngira ngo nicyo warumbajije. Okay. Reka dusoreze ahangaha, ariko turasoreza mu ka vibe, sibyo se? Ni neza.
Remedy na Philbe badufashe badusore muri iki kiganiro neza mu ka vibe tuze kwita tunareba indirimbo nshya ya King James. Ubwo simbizi ukuntu tuza kubikora ariko ndumva ari sawa cyane. Wegeraga piano hirya hanyuma dusoreza kwa vibe akarimbo keza cyane twese tuze kubafasha nitumva ari sawa cyane turebemo imwe kabisa. Indirimbo ni nyinshi ndabizi mwese muri abanyamuziki sibyo Tesi? Ni sawa cyane. namwe murimo ni sawa. bacuzinga iyo turirimba bazi bose. Turirimba ihe baza abajene cyangwa tubaze James. Hano tubatubwire iyo yumva twaririmba wa mugabo. Ngiyo bazi nta kibazo. Okay. Turirimbe ndagukunda. Ndagukunda. Turirimbe ndagukunda.